twicaye hano muri aka gacaca ducoca amagambo ariko ebana turebe uko byifashe nakundi nyine buriya reka nkubwire rero ushaka ejo bundi aperi yatsindiye ikipe warabonye nawe ebana byari narasimbuye byakwerekanye kumva umunsi naraye mu ijoro aho nawe urambeshya rwose none se reka nze nkwibare ubundi reka nkubaze kuko utambeshye mu makipe yo mu Rwanda ufana iyihe kipe yewe naperi urumva hari indi nafana naperi ngaho reka nkubaze ubu se muri aperi mbwiramwo abakinnyi nibura nka batatu umva uwa mbere ni Cristiano Ronaldo uramuzi ukuntu yatsinze igitego igitego cya kabiri niwe gitsinze uwa kabiri uramuzi Lionel Messi watsinze igitego cya kabiri uwa gatatu mba mukubwire ni Tom Cole uwa gatatu rwose nawe ni umukinnyi wa aperi umva reka nkubwire icyo ngicyo wakisha gute reka nibura ngamba zindi umva reka nkubaze none se mbwira nibura abahanzi nibura nka batatu abandi mu Rwanda uwa mbere ni Jabel Ngwande Jabel wari wamubona kuri stage umva ni umuhanzi wa hatari neza ni Nyamirambo se ni Nyamirambo wapi man ahubwo umva no Rutsiro sha yebaba we mu mateke ngero undi uzi undi muhanzi ko mwiba no oya undi muhanzi ndamubuze ariko icyo cyagutsinze reka nkwibarize ibindi mubuze pe niko ngaho mbwira abaperezida nibura batatu bo muri Afurika abaperezida batatu bo muri Afurika wa mbere ni Prince Melody urumva no wa mbere mubwira wa kabiri ni Yannick niwe mu perezida wa kabiri umubwira noneho mu Rwanda rero sasa u Rwanda ni Haruna niwe mu perezida w'u Rwanda noneho ubu ngubu ndabikoze reka nkubwire rero aho ngaho ngende nka mwarimu urumva nagukubita zero ifite amaso n'amatwi ngo ahubwo reka ngwibare zero oya baretse manze nkwibarize sibyo ngaho mbwira abantu nibura nka babiri bashimwa n'Imana ariko mane kwambaje ibibazo byinshi kandi umunota twe twavuze ko kwicara nko barangiye ariko kamba kubwiye sibyo uwa mbere ni njye uwa kabiri ninde mama yagiye mu ijoro ntago mwibuka ashiko ubundi se wowe wagishobora nawe mbaza nkubaze mbwira abantu batatu bashimwa n'Imana wumve ko we hari n'umwuzi uwa mbere urumva uwa mbere ni Knowless Yesu umwami Imana we ntago ubizi Knowless rero kagataye ke ukuntu kameze neza kanyerera urumva buriya uko abantu bagashima uri murambeshye reka umva nawe ra uwa kabiri ninde se ni ureba uwa kabiri buriya ni Miss Jojo yebaba mana umva wakisha buriya reka nkubwire ntago uzi ukuntu ateye imiterere ye iraringaniye urumva uku urumva uzi ko byashoboka ariko rekana uwa gatatu buriya ni uwa gatatu ni umubuze aho nyibutse uwa gatatu baba noneho ibi ni ibiki ngo ninde ayo ngayo rwose wayabuze yose nanjye ndi mwarimu wumva njye nakwirukana mu ishuri ryanjye n'ikigo ntuzongeye kugikandagiramo ariko bakajya bangaburira wowe bakugaburira inkona ariko Imana urumva
umva watsinzwe ndi nabaye wa mbere sibyo mubyemera oya ninjye wabaye wa mbere ninjye wabaye wa mbere oya ninjye wabaye wa mbere twumvikane ninjye wabaye wa mbere ninjye wabaye wa mbere ninjye wabaye wa mbere ninjye wabaye wa mbere umva ninjye wabaye wa mbere nakoze abakinnyi bo muri aperi ninjye wabaye wa mbere oya nanjye nakoze aho ubwiye telefone urayiba uretse ninjye wabaye wa mbere ni gute utamiye telefone nese ndapigwa n'icyo wabaye wa mbere ninjye wabaye wa mbere ninjye wabaye wa mbere ntabwo wowe ninjye wabaye wa mbere umva ahubwo urumva njye nabaye wa mbere njye gukureka ntabwo ubyemera sare niba utamera ko ari njye wabaye wa mbere ariko ninjye wabaye wa mbere guma aho ngaho reka ariko ninjye wabaye wa mbere ninjye wabaye wa mbere